for the morning of blessing. menye neza ko waduhamagaye kandi imbere yacu hari intambara y'umwuka. We know for truth, for sure, you call us, but before us there is a battle of spirit. Izo ni intambara turwana rimwe na rimwe duterwa n'umwanzi Satani. This is some battle just come attack from evil. Turagushimiye kuba duhaye uburyo bwo kuzirwana. Thank you because you give us way we can fight against. Wabihishuriye umugaragu wawe Paulo muri uru rwandiko rw'Abaefeso. You are revealed to your servant Paul in Ephesians scripture. Nawe yagize umutwaro wo gusengera iri torero ryo muri Efeso. And he have a burden to pray for the church of Ephesus. Kandi tugushimiye Kristo ko imigisha itorero ifite ni imigisha yo mu mwuka kuva kera isi itararemwa. And the blessing the church we have today is from the foundation of the church for long beginning, Father. Watumenye kera udutegurira imigisha muri Kristo isi itarabaho. You know us from the foundation and from the foundation begin. Kandi udutegurira n'aya mabanga akomeye tuvuye kumva yadufasha kurwana intambara yo mu mwuka. And you give us very strong weapon can help us to fighting in the spirit. Amwe mu mabanga waduteguriye Kristo waduhishuriye muri iki gitondo. Some secret you open in this morning. Nuko dukenyera ukuri. Because we need the truth. Tukagendera mu kuri. And we walk the truth. Tukavuga ukuri. We speak the truth. Kuko mwami turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Lord, we fight with the battle in the heaven spirit. Yes, yes. Kandi turwana n'ibitekerezo bwacu nabyo harimo intambara. And our mind also is in a fight. Yes. Ibyo byose bituma mwami Imana ishobora byose tutabasha guhagarara neza kubera ko turwana n'iyo myuka y'ahantu ho mu ijuru. All those that does not help us to stand up in the spirit and the truth, Heavenly Father. Ariko tugushimiye intsinzi yabera ko iyo ukenyeye ukuri abasha gutsinda ibyo byose. But we thank you for the victory over your servant to stand up in the truth that we win this battle. Ariyo mpamvu twese kandi gusabira umuntu wese wakurikiye ubutumwa bwiza muri iki gitondo. That's why we pray for everyone who received this good news. Kugira ngo agure ukuri ntaguranure. Because he can buy the truth, not take away. This is a weapon fighting the plan of evil. Nawe Yesu niyo ntwaro uri ufite unesha Satani unesha n'ababisha bose nuko wari ufite ukuri. Father Jesus, yourself you conquer the devil because you speak the truth. Pilato abafarisayo n'abandi bose baguhagurukira wabaneshesheje ukuri. All those people stand up to Pilate and other people, you just conquer them, speak the truth. Amen. They ask you what is mean truth. But you was full of truth. Umuntu wese akeneye ukuri n'intwaro ibasha kugereza imigambi y'umubiri. We ask everyone, Father, to carry the truth. It can help us to against the plan of evil. Yes, yes. Let us wear the faithfulness as a salvation of army. Satani agambira iteka ryose ko turasa imyambi kandi imyambi ye yaka umuriro. Oh, the evil plan to throw the weapon.
ariko mwami ntabwo azashobora na gato abantu bambaye gukiranuka. But he will never conquer us because we have your truth. Dusabye gukiranuka, dusabye kudushoboza kugira ngo dukiranuke muri kino gihe. Help us to wear the faithfulness in this society, Father. Duhe mwami kandi kwambara inkota y'umwuka ariryo jambo ryawe, twuzure ijambo. Let us have the weapon of the Spirit. We have the full word of God in us. Tube tuzi ijambo, tumenye ijambo. Let us know the word and have a word in us. Dusome ibyanditswe byera. Let us read your scripture, Father. Uko gusoma no kuzura ibyanditswe byera biduhesha kunesha Satani. To read and follow the word of God help us to win this battle for evil. Mana reka tugire inyota yo gusoma no kumenya ibyanditswe. Let us have that hungry and the thirsty. Twongere kandi ushyira inyota nyinshi mu mutima wacu wo kumva no gusoma ibyanditswe byera. Father, help us to have a trust, to have your word in our life. Ndabyibutsa kuko ibyanditswe byera ijambo wari wuzuye niryo wanesheje Satani. We know that your word, that's how you conquer the devil. Umunsi wari uvuye ku musozi gusenga, wabwiye Satani uramubwira ngo biranditswe ngo. You tell devil, there you came from fasting for 40 days. You told devil, is written. Wanesheje Satani ibyanditswe byera. And you will overcome because the scripture. Turagushimiye rero mwami n'izindi ntwaro twaganirijwe, duhe imbaraga uzitwambike kugira ngo tubashe kunesha iyi minsi mibi y'umwijima Satani. We thank you, Father, for this word. Help us for this darkness on this age, Father Jesus. Umwigisha w'ijambo ryacu uyu munsi. We ask a blessing for the preacher of today. Umugisha wabashe kubisobanura neza kugira ngo tubashe kumva Muchongereza. And please help the translate in English so all of us we can be aware of your word. Umugisha iri teraniro ryose ryabonetse imbere yawe muri iki gitondo. Please God, help all the gathering in this morning. Turasabira n'abandi bose bazumva ubutumwa bwiza bunyuze muri iri koranabuhanga. And Father God, we are praying for those people who will listen to this through the communication of this time. Kuko nawe kandi warabasabiye uravuga ngo ndasabira n'abandi bose bazizezwa n'ubutumwa bwiza. Yourself you pray, I pray for those people who will believe with good news. Kugira ngo mwami rizabagireho imbaraga n'ububasha. So this can be powerful and strong in their life. Yeah. Icyubahiro, guhimbazwa no gushimwa. Let it glory and be honor. Bibe iby'Imana yacu. Be for you, Heavenly Father. None n'ibihe bidashira. Today and forever. Kandi tugushimiye indimi nyinshi twumvise muri iri koranabuhanga, natwibukije ko hari indimi amahanga yose tuzahurira imbere yawe. Father God, today through different language, now we know one day we will be in your course, speak different one language one day. We thank all the nation will come before you. Ubwo tuzaba turirimba indirimbo tuvuye muri Yesu tunesheje Satani. They will sing when we conquer devil in this earth. Urakoze nabi umugisha w'Imana wiriranye natwe. Thank you, God. Let the blessing be with us today. Abandi ubarane nabo. All those people be sleeping with them. Kandi ube mu itorero ryayo. Be in your church. Ube no mu bihugu tutuyemo byose. And be in all those countries we live in. Udasize n'imiryango yacu.
Please don't forget our families. mu izina ryera rya Yesu Kristo. In the holy name of Jesus. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe katika